Ndagusuhujeho neza amatwi muri aka kanya, urasuhuzwa na Padiri Janvier. Mu gace ka mbere k'uru ruhererekane nise dusobanukirwe Bibiliya, nabararikiraga gukurikirana mu buryo bw'uruhererekane inyigisho zizadufasha kumenya uburyo n'amateka Bibiliya yanditswemo. Tukamenya n'abanditsi b'ibitabo bigize Bibiliya, ibyo bikaba bidufasha kumva neza icyo umwanditsi yashakaga kuvuga, ko kumenya ayo mateka bidufasha kurenga imvugo shusho y'umwanditsi, tukagera ku cyo Imana yashakaga kubwira umuryango wayo icyo gihe icyo gitabo cyandikiwemo, tukabasha gukuramo icyo Imana itubwira uyu munsi mu gihe cyacu. Muri aka gace ka kabiri tugiye kurebera hamwe icyo Bibiliya ari cyo. Ikaze muri iki kiganiro. Bibiliya ntagatifu itubwira ko Imana ari intangiriro n'iherezo rya byose. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana Intumwa, umutwe wa 21 umurongo wa 6. Itubwira uburyo Imana yashatse kwimenyekanisha ikoresheje abahanuzi, ariko cyane cyane ikoresheje umwana wayo Yezu Kristo, ngo tuyimenye kandi twiyumvishe ko idukunda. Bibiliya si igitabo cy'ubumenyi kavukire. Ubumenyi kavukire ni ukuvuga nk'ubumenyi nk'ibinyabuzima, ubutabire, imibare, ubugenge n'ibindi. Bibiliya si igitabo kandi cy'amateka y'isi. Abanditsi ba Bibiliya ni abantu bari mu gihe cyabo, bifashishije amakuru n'umuco by'igihe cyabo, ku buryo ubu ayo makuru n'uwo muco bitandukanye n'ibyacu kuri iki gihe. Amakuru Bibiliya ivuga agarukira cyane cyane mu gice cy'iburasirazuba bw'isi, mu bihugu nka Siriya, Babiloni, Ubugereki, Perisi, Misiri, Isiraheli, n'agace gato cy'uburengerazuba bw'isi nka Roma n'ahandi. Bibiliya rero icyo idufasha. Icya mbere, Bibiliya idufasha gusabana n'Imana. Bibiliya ni ijambo ry'Imana ritumenyesha ugushaka kwayo, tugahamagarirwa kugukurikiza. Umukristo wese agomba gusoma Bibiliya ngo amenye ugushaka kw'Imana kandi agukurikize mu buzima bwe, maze abeho mu busabaniramana. Bibiliya itwigisha kugira umuco n'imyitwarire myiza bikwiye ku mukristo. Muri Bibiliya hari inyigisho nyinshi zifasha umuntu kugira umuco, ikinyabupfura, imyitwarire myiza. Idufasha kandi kumenya no gutandukanya icyiza n'ikibi. Bibiliya ifasha umuntu gukomera ku cyiza, naho ikibi akacyamaganira kure. Umuco mwiza tuvoma muri Bibiliya ni ubutabera n'urukundo by'Imana duhamagarirwa natwe kwigana. Ariko kandi mu isezerano rya kera dusangamo ibitekerezo bimwe na bimwe biduca intege, bigaragara ku bantu b'Imana, nko kugira inzika, gufuha, cyangwa aho twumva cyangwa dusoma Imana ihora abanzi ba Isiraheli, abantu twumva b'Imana bashatse abagore benshi, uburyarya n'ibindi byinshi. Aha ni ukuvuga ko amateka matagatifu atari amateka y'abatagatifu. Bibiliya itubwira imibereho n'imibanire y'umuryango Imana yitoreye, uwo muryango ari wo Isiraheli. Iyo dusomye Bibiliya tumenya uburyo ubuzima bw'Abayisiraheli bwari bumeze. Aha twavuga nk'imiterere y'igihugu cyabo muri icyo gihe, imirimo n'imyuga yababeshagaho nk'ubworozi, ubuhinzi n'uburobyi. Dusomamo kandi iminsi mikuru bahimbazaga, nka Pasika y'Abayisiraheli yabibutsaga ivanwa mu bucakara mu gihugu cya Misiri bajya mu gihugu cy'isezerano. Umunsi mukuru nka Pentekoste yabibutsaga uguhabwa amategeko kwa Musa ku musozi wa Sinayi. Bibiliya kandi itwigisha amateka. Muri Bibiliya dusangamo amateka y'abami, amazina yabo n'igihe bamaze ku butegetsi ndetse n'icyaburanze. Hari kandi n'amavanjiri adutekerereza ubuzima bwa Yezu Kristo n'inkuru nziza yigishaga aho yanyuraga hose. Bibiliya kandi itwigisha n'ubuhanga.
Abahanga n'abashakashatsi bifashisha Bibiliya ngo bagire imyumvire ku bibazo bimwe na bimwe birenze ubwenge bwa muntu. Muri ibyo bibazo twavugamo nk'inkomoko y'umuntu, iremwa ry'isi n'ibiriho, iherezo ry'ubuzima n'ibindi bitandukanye. Bibiliya itumenyesha muri rusange Imana. Tuzi ko kumenya Imana bishingiye ku buryo yaganiraga n'umuryango wayo. Nta handi rero dusanga Imana iganira n'umuryango wayo atari muri Bibiliya. Turebe noneho icyo Bibiliya ari cyo. Bibiliya ni igitabo cy'iyobokamana by'ikirenga. Ni ukuvuga igitabo cy'Imana mu by'ukuri. Ibintu byose biri muri Bibiliya bishingiye ku Mana. Muri Bibiliya Imana ivugana n'abantu kandi n'amagambo yayo akomeza kwigaragaza na n'ubu. Bibiliya ivuga umubano wa muntu n'Imana mu bihe binyuranye kandi ikerekana ukuntu uwo mubano wagiye waguka kuva mu ntangiriro. Bibiliya ni igitabo cy'ubuzima. Mbere y'igitabo hariho ubuzima bw'umuryango w'Imana. Igihe kimwe Imana yiyeretse umuryango wayo nuko bagirana isezerano. Imana itura umuryango wanjye, umuryango nawe uti uri Imana yanjye. Amateka Bibiliya itugezaho ni ay'ubuzima bw'umuryango w'Imana n'umubano wawo n'Imana. Mu isezerano uyu muryango ugirana n'Imana yawo umenya n'icyo ugomba gukora. Bibiliya ni urumuri mu nzira tunyuramo. Mu by'ukuri Bibiliya ntiyasubiza ibibazo byose by'ubuzima bwacu. Ni ukuvuga ko yanditswe mu bihe bitandukanye n'ibyo turimo ubu, kandi abanditsi ntabwo ari ab'iki gihe turimo. Ariko kandi mu kumva abanditsi ba Bibiliya tugendeye ku buvumbuzi bwabo, ku bibazo bahuraga nabyo, ku gushidikanya kwabo no kudashidikanya kwabo, bituma dushobora natwe ubwacu kubona urumuri mu nzira tunyuramo. Bibiliya rero iduhamagarira guhuza amateka yacu n'ayo itubwira ubwayo, kumenyera Imana mu rukundo. Bibiliya kandi ni uruhurirane rw'ibitabo. Mu ishingwa rya Kiliziya, abakristo ba mbere bakoreshaga ijambo ibitabo bitagatifu. Ni ukuvuga uruhurirane rw'inyandiko zasomwaga mu gihe bakoraga liturujia cyangwa mu gihe basengaga. Bibiliya rero ni uruhurirane rw'ibitabo byinshi nk'uko tubisanga mu rurimi rw'inkomoko y'ijambo Bibiliya, ururimi rw'ikigereki, aho bavuga Biblia bivuga ibitabo. Muri Bibiliya dusangamo inyandiko zitandukanye. Harimo indirimbo, amabaruwa, imivugo, liturujia, amasengesho, imigani y'imigenurano, imivugo y'urukundo, imbwirwaruhame za discours, amateka harimo ameza n'akanganye, amateka y'umuryango w'Imana, intambara, amakabyankuru n'ibindi byinshi bitandukanye. Byerekana rero ko Bibiliya atari igitabo kimwe, ahubwo n'uruhurirane rw'ibitabo bibumbiye mu gitabo kimwe ari cyo Bibiliya. Muri make rero, Bibiliya ni igitabo gitagatifu gihebuje ibindi byose. Kirimo ijambo ry'Imana, gikubiyemo kandi iby'ingenzi Imana yahishuriye umuryango wayo, ibyiza yawukoreye bitewe n'urukundo bufitiye. Bibiliya igizwe n'ibice bibiri by'ingenzi, ari byo isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo 46 n'isezerano rishya rigizwe n'ibitabo 27. Byose hamwe ibitabo bigize Bibiliya bikaba 73. Isezerano rya kera ni isezerano Imana yagiranye n'umuryango wayo, akaba ari abantu bari batuye mu gihugu cya Isiraheli, Abayisiraheli, Abahebureyi cyangwa Abayahudi. Naho isezerano rishya ni uburyo bushya Imana yashatse kubana n'abantu binyuze mu buzima n'amagambo bya Yezu Kristo. Ariko Bibiliya y'Abayahudi igizwe yo n'isezerano rya kera gusa. Mvuze ko Bibiliya igizwe n'ibitabo 73, hari uhise avuga wenda aturibeshye ni 66 cyangwa se ni 5 cyangwa se n'undi mubare. Impamvu nuko hariho Bibiliya nyinshi zitandukanye bitewe n'amadini n'imyemerere.
Mu gace gakurikira aka ngaka tuzareba amoko ya za Bibiliya n'ibitabo n'umubare w'ibitabo bizigize. Cyane ko navugaga ko hari Bibiliya igizwe n'ibitabo 73, ariko hari n'izindi Bibiliya zigizwe na 66, hari n'igizwe na 5, hari n'igizwe n'umubare w'ibindi bitabo. Tuzarebera hamwe impamvu hari Bibiliya zimwe zifite ibitabo byinshi izindi zikagira bike. Turebe icyakurikijwe kugira ngo ibitabo bimwe byemezwe gushyirwa muri Bibiliya ibindi ntibyemerwe. Ntuzacikwe rero mu gace gakurikiraho, uzasobanukirwa neza birushijeho. Ndagushimiye rero wowe warunteze amatwi, nkwifuriza ibihe byiza, naho ubutaha. Nari Padiri Janvier. Urugero rwanjye ngo muzamerwa